Impinduramatwara muri sinema. Dore filime 16 zimaze guca ibintu bigacika muri uyu mwaka wa 2025. Filime iri ku mwanya wa mbere yitwa The Weapons. Iyi ni filime yayobowe na Zach Cregger, igaruka ku bana 17 baburiwe irengero mu buryo butunguranye. Itambutswa mu buryo butandukanye binyuze mu buzima bw'abarimu, ababyeyi n'abapolisi. Ni filime iteye ubwoba ariko ifite uburyo bushya bwo kugaragaza ubuzima busanzwe bw'Abanyamerika. Filime iri ku mwanya wa kabiri yitwa The Highest to Lowest. Iyi filime ya Spike Lee ihuza impaka z'uruhare rw'amoko n'ubusumbane mu muryango. Denzel Washington akinamo ari umuherwe ugeragezwa n'ihungabana ry'imyitwarire mu gihe cyo kwibwa umwana we. Filime ikangura irimo imbyino, umuziki n'imivugire yo gusesengura. Filime iri ku mwanya wa gatatu yitwa Bring Her Back. Abavandimwe Philip bazanye indi filime y'ubwoba nyuma ya Talk to Me. Igaragaza abavandimwe babiri baba mu rugo rushya ariko rukagenda rugaragaramo ibizazane by'ubuyobe n'imyuka mibi. Filime iri ku mwanya wa kane yitwa Materialists. Celine Song yongeye kugaragaza ubuhanga bwe nyuma ya Past Lives. Iyi filime igaruka ku mubano, amafaranga n'uburyo bikomeza guhuza cyangwa gutatanya abantu. Dakota Johnson, Chris Evans na Pedro Pascal bakina mu buryo butuma irushaho gukurura abantu. Filime iri ku mwanya wa gatanu ni The Ballad of Wallis Island. Ni komedi y'Abongereza isetsa ariko inagaragaramo urukundo. Carey Mulligan akina mu itsinda ry'abahanzi basubijwe hamwe mu buryo butunguranye. Filime yuzuye amarangamutima ariko isekeje kuva itangiye kugeza irangiye. Filime iri ku mwanya wa gatandatu ni Harkers. Igaruka ku ngaruka z'imibanire hagati y'abafana n'ibyamamare, cyane cyane muri iki gihe ku mbuga nkoranyambaga. Igaragaza uburyo abafana bishobora kuvamo uburwayi bwo mu mutwe no kwibeshya ku buzima bw'abasitari. Filime iri ku mwanya wa karindwi yitwa Companion. Filime y'ubukungu n'ikoranabuhanga by'Amerika ifite isura y'urwenya ruvanze n'ubushakashatsi bwa siyansi. Irimo gutungurana guhambaye ku buryo ari byiza kuyireba utazi byinshi witegereje amatsiko. Filime iri ku mwanya wa munani ni Sinners. Ryan Coogler yagarukanye filime ihuza amateka, umuziki n'imyuka mibi. Michael B. Jordan akina mu bavandimwe bava muri Chicago basubira i Mississippi mu myaka y'1930. Filime ihuza ubuzima, ivangura, ibitekerezo by'umwuka n'imyidagaduro ikomeye. Filime iri ku mwanya wa 9 kuri uyu mwaka wa 2025 ni Art for Everybody. Ni filime mbarankuru ikubiyemo ubuzima bwa Thomas Kinkade, umuhanzi wagize impaka nyinshi ku buryo ubuhanzi bwe bwakunzwe n'abatari bake ariko bamwe bakabutesha agaciro. Filime iri ku mwanya wa 10 ni Warfare. Alex Garland na Ray Mendoza bashyize hamwe bakora filime ishingiye ku ntambara y'ukuri yabaye hagati ya Navy SEALs na Al-Qaeda. Filime ituma uyireba yumva ari mu rugamba nyirizina, ikubiyemo uburyo bushya bwo kwerekana intambara. Filime iri ku mwanya wa 11 ni Bring Them Down. Filime yerekana amakimbirane ari hagati y'aborozi b'intama mu gace ka kure ka Ireland. Igaragaza amarangamutima, uburakari n'ingaruka z'imibanire y'abantu mu muryango. Filime iri ku mwanya wa 12 ni Misericordia. Iyi filime y'Abafaransa irimo urukundo, amakimbirane n'amayobera. Igaragaza ubuzima bwa Jeremy mu mudugudu wabo, hagati y'ibanga ry'urukundo, ishyari n'iyicarubozo ry'abaturanyi. Filime iri ku mwanya wa 13 ni Holy Cow.
ni inkuru y'umusore n'umuvandimwe we barwana no kubaho nyuma y'urupfu rwa se, kubaka ubuzima bushya binyuze mu gukora foromaje, bituma filime igira umutima w'inkuru, icyizere cy'ubumwe. Filime iri ku mwanya wa 14 kuri uyu mwaka wa 2025 ni The Friend. Naomi Watts akinamo nk'umwarimu uhura n'ikigeragezo cyo kubaho nyuma y'urupfu rw'inshuti ye magara. Iyi filime yuje amarangamutima, igasetsa ariko ikanakora ku mutima. Filime iri ku mwanya wa 15 ni Wallace and Gromit. Vengeance Must Flow. Filime ureba ugasubiza inyuma mu bihe byo hambere, ariko ikanaganira by'iki gihe nk'ubwenge bw'ukorano AI. Ni ukuvuga ko filime Wallace and Gromit ari filime igaruka kuri Artificial Intelligence. Filime iri ku mwanya wa 16 ariyo turi busorezeho On Becoming a Guinea Fowl. Lungando Nyoni yagarukanye filime ikora ubuzima bw'abagore mu muryango wa Zambia, aho ikubiyemo ubwiru, ihohoterwa n'amateka y'imiryango. Filime y'ukuri ariko inafite uburyo ikoresha ibishushanyo by'ubusizi. Niba waryohewe n'iyi nkuru igaruka kuri filime 16 zikunzwe ziri ku bice bigacika muri mwaka wa 2025, kanda subscribe kuri Kigali Vines kugira ngo ibyo dukora ujye ubibona mbere y'abandi bose. Ciao ciao, thank you so much.